Iyi nkuru y'urukundo itangirana n'umukobwa witwa Tessa. Ni ku munsi we wa mbere wo kujya muri koleji yo kure gato uvuye iwabo. Mama we na sheri we bahitamo kumuherekeza ngo bamugeze ku ishuri. Amenyana n'abandi banyeshuri babiri, umwe yitwa Stephen undi akitwa Tristan. Mu bigaragara abo bakobwa baba bakunda kuvuga cyane, mbese ushatse wabita inshinzi. Nyina ahumurirwa urumogi maze agahita asohoka. Tessa agahita akurikira mama we akamusaba kutabikomeza. Asaba nyina kutazamuhangayikira kuko azitwararika, ndetse nyina akamubwira ko atewe ishema nawe akanamwifuriza kuzagira ibihe byiza aho mu ishuri abajemo. Sheri wa Tessa nawe witwa Noah aragenda ariko akabanza kumusoma. Tessa asubira mu cyumba cye maze Steph akamubaza impamvu nyina yasohotse mu buryo budasobanutse. Akomeza amubwira ko afite musaza we mwiza, undi akamubwira ko atari musaza we ahubwo ari sheri we, maze Steph akagenda. Igitondo gikurikiraho arabyuka maze akerekeza mu cyumba cy'ishuri aho ahura n'umusore witwa London. Uyu musore waba yarahisemo kuziga icyongereza bitandukanye na Tessa uba warahisemo kuziga ekonomi. Mu ishuri Tessa abashishikajwe cyane n'amasomo ye rwose. Asubira muri dorotwari maze akabanza akiyuhagira neza, maze yasohoka mu bwogero agasanga hari umusore wicaye mu cyumba cye ari gusoma igitabo yiturije. Yatunguwe cyane no kumubona maze ahita amusaba kumusohokera mu cyumba, undi amusaba gutuza kuko atari ari kumurunguruka. Steph yahise aza maze agaragaza ko uwo musore ari inshuti ye. Steph yahise asaba Tessa ko bajyana mu kirori, gusa uwo musore abazi neza ko Tessa atari bubyemere. Mbere yuko bagenda, uwo musore abwira Tessa umusozi w'igitabo yari ari gusoma kiba cyitwa Cast By, ariko akabimubwira mu rwego rwo kumutesha agaciro. Umunsi wakurikiyeho Tessa bari mu isomero ari kwiga maze akongera akabona wa musore. Abura uko yifata iyo bombi bahuje amaso gato, maze nyuma y'akanya gato Steph aramwegera nanone amusaba ko baza kujyana mu kirori kiri bube nijoro. Aramuhatiriza cyane ndetse bikageraho Tessa asa n'uhinduye icyemezo maze akemera kujyana nabo. Tessa aba ari guhitamo ikanzu agomba kwambara ari kuyireba, maze Steph akamubwira ko idashamaje. Birangira ariko n'ubundi bagiye mu kirori aho abantu bose baba bari kunywa banishimisha mu buryo butandukanye. Steph apresenta Tessa ku nshuti ze zose maze zikamusaba ko yanywa ku nzoga gake, akabanza kwanga ariko bikarangira anyweye agashoti. Nyuma y'uko umwe mu bakobwa baba bari kumwe abimusabye mu kinyabupfura, bazana igitekerezo cyo gukina umukino witwa Truth or Dare, cyangwa se gukora utakora ukavuga ukuri. Tessa ahitamo kuvuga ukuri maze bakamubaza ahantu yigeze kugirira ibihe byiza mu rukundo rwe kuva yavuka. Ahitamo kudasubiza icyo kibazo ahubwo akemera guhitamo gukora. Umusore umwe muri iyo groupe baba bari kumwe aramwegera maze akamubaza koko niba yemeye gukora icyo bamutegetse cyose, ariko ahita ava muri uwo mukino agahaguruka akigendera. Yahise ahamagara sheri we, ariko sheri we abanza kumucyaha kuko yari yanyweye inzoga maze basoza kuvugana. Nyuma y'akanya Tessa ajya mu cyumba babikamo ibikoresho agiye gushakamo igitabo. Wa musore bari bari kumwe mu mukino ahita aza akamubaza icyo ari gushaka. Tessa aba afite ubwoba ko uwo musore ashobora kumugirira nabi kuko aba atekereza ko yasinze, ariko uwo musore amwereka ko atasinze bose bameze kimwe. Uwo musore abwira Tessa ko aho ngaho bari ari mu cyumba cye ubwo aba ari kumuhereza igitabo. Uwo musore abaza Tessa niba yakora icyo amusabye nk'uko yari yabyemeye mu mukino, ariko Tessa ahita agenda ubwo ababonye bari bashidutse bagiye gusomana. Umunsi ukurikiraho ajya muri classe akabona wa musore witwa London ndetse bakicarana. Nyuma Tessa amenya ko wa musore bendaga gusomana nijoro nawe ari umunyeshuri mushya waje kuri icyo kigo. Uwo musore aba yitwa Hardin Scott. Ubwo mwarimu aba ari kubaza ikibazo ku gitabo cy'inkuru y'urukundo baba basomye, Scott avuga ko aba yumva urukundo ari nk'uruhererekane ndetse ngo biba bigoye cyane guhaza ibyifuzo by'umuntu ukunda. Ku rundi ruhande Tessa ahita amuvuguruza akavuga ko abagore cyangwa abakobwa basomye muri icyo gitabo nabo batamushyigikira. Bakomeza kuganira kuri ibyo hagashira iminota maze Tessa agahura na Hardin isomo rirangiye. Hardin akamubwira ko ibyo yavugaga byari byiza agahita yigendera. Atangira kuganira na London akamubwira ko Hardin agira ubwibone cyane, gusa atungurwa cyane ubwo London amubwira ko Hardin bafitanye isano. Amubwira ko nyina na papa Hardin bateretana ndetse bashobora kubana vuba bidatinze, bityo nabo bakaba abavandimwe. Mu ijoro Steph baba bari kumushyiraho tatu maze agasaba Tessa ko nawe bamushyiraho tatu. Atekereza ko Noah ari we musore wenyine baba barakundanye. Umunsi ukurikiraho aba ari gufata ikawa maze Hardin akamwegera. Hardin abashaka ko batangira bushya maze bakaba inshuti, cyane ko bose baba ari inshuti ya Steph. Hardin amwereka ko ashaka kumuba hafi ariko undi ntabwo aba ashaka gukurana nawe cyane. Ubwo aba yigendeye ahitamo kwisubiraho akaba inshuti ya Hardin. Bahita bajyana mu modoka ya Hardin bakajya ahantu hameze nko mu ishyamba. Abava mu modoka bakagenda n'amaguru ho gato maze Tessa agahita abona ikiyaga. Kuri iki kiyaga niho hantu Hardin aba akunda cyane ndetse asaba Tessa ko bajyanamo bakoga. Akuramo imyenda maze agasimbukira mu mazi. Akomeza kwinginga Tessa ngo aze mu mazi bogane ndetse akamuha umupira we ngo wambare. Areba hirya ubwo undi aba ari kwambara uwo mupira maze akamukurura gake gake akamwinjiza mu mazi bagatangira kwishima rwose. Tessa amubaza umuntu akunda kurusha abandi maze undi akamubwira ko yikunda, nawe amubaza ibya sheri we
Tessa akamusubiza ko ari umunyeshuri muri kaminuza nawe ndetse amukunda cyane. Mu bihe bakomeje kugirana, Hardin yatangiye kwitegereza Tessa akabona ni zahabu nziza rwose yitoraguriye kubera ubwiza budasanzwe yamubonagaho. Byarangiye bombi biyumvanyemo cyane maze batangira gusomana. Nyuma yo gusomana, Hardin yarebye hirya gato ngo Tessa ahindura imyenda, ariko Tessa yahise amukoraho guhindura imyenda maze atangira kujya mu bihe by'urukundo. Buri uko Hardin yamukoragaho, Tessa yahumekaga insigane kubera ubushagarira yumvaga mu mubiri we. Nyuma basohokanye mu kabari, Tessa abaza Hardin iby'ubuzima bwe bwahise, ariko undi ahitamo gusimbuka icyo kibazo bakomeza kuganira. Yakomeje amubaza impamvu yumva urukundo rugoye nk'uko aheruka kubivuga muri classe, maze undi ahita amusubiza ko atagomba kwizera ibyo avuga byose. Tessa ahita yisetsa rwose bigaragara ko bari bahuje. Hashize akanya, Steph n'indi nshuti ya Hardin bahita baza, maze Hardin ahita amera nk'aho abangamiwe cyane. Nyuma y'ibyo, Hardin abwira Tessa ko ibyabaye byose byari ukwishimisha ndetse amubwira ko atari kumutereta. Tessa nawe yahise amubwira ko yendaga kubwira bose ko afite umukunzi, maze ahita yigendera. Gusa Hardin amera nk'utabyishimiye na gato. Mu gitondo ari muri dorotwari, Tessa yakangutse abona Hardin amwicaye iruhande, ariko ziba ari inzozi rwose abatangiye kumurota. Umunsi wakurikiyeho yarasohotse abona umukunzi we Noah ahagaze hanze afite indabo. Yahise amusanganira barahoberana. Nijoro Tessa n'umukunzi we Noah bajyanye mu kirori, aho Steph n'inshuti ze bahisemo gukina umukino witwa Suck and Blow. Iyo Tessa agezweho yanga gukora ibyo abandi bari gukora, ndetse no bakagerageza kumurengera, bikarangira Hardin aje maze bagatangira kurwana. Hardin ahita yigendera akagenda arakaye cyane. Muri iryo joro Tessa na Noah baba bari kureba filime, ariko rwose biba bigaragara ko atariyo bitayeho cyane. Ahamagarwa na London maze agahita ajya guhura nawe. Asanga Hardin na London barwanye, ndetse mu byo bapfaga nawe abarimo. London amusaba ko yabafasha kwiyunga. Asanga icyababaje Hardin ari uko papa we aba agiye gushyingiranwa na mama wa London, akamena ikirahure maze ibisate byacyo bigakomeretsa Tessa ubwo aba ari kubitoragura. Hardin amujyana mu cyumba cye maze akamusaba imbabazi kuko yamwitwayeho nabi mu kanya kashize. Hardin abwira Tessa ko yataye umutwe, ariko na Tessa aba yataye umutwe ku giti cye. Nk'uko ubibona baba bameze nk'abari mu rukundo bombi. Byarangiye yirariye kwa Hardin. Mu gitondo ajya kureba Noah uba wamuhangayikiye cyane. Noah ahita abona Hardin maze agasobanukirwa ibijya mbere, ahita agenda arakaye cyane. Tessa asubira muri dorotwari ahangayitse cyane, maze akabona umukobwa witwa Mori. Tessa aba yiyumva nk'ubuze inshuti ye magara, akumva ko ibimubayeho rwose adashobora kubisobanura mu buryo bworoshye. Yagiye muri class ababaye cyane, agerageza gushaka Noah ngo baganira musaba imbabazi. Umunsi umwe abona Hardin yibereye hanze maze aramwegera ngo baganire. Hardin ntiyateganyaga kumubona. Tessa yatangiye kumubwira ukuntu papa we yabataye ubwo yari akiri muto afite imyaka 10 gusa, ngo nyina byaramugoye cyane kumurera wenyine, ariko Noah yaramufashije cyane kuva icyo gihe. Yamubwiye ko Noah ari inshuti ye magara kuva na kera. Muri iryo joro Hardin yatumye Tessa asigara mu isomero mbere yuko barifunga. Basomanye igitabo, Tessa yegamye kuri Hardin. Abashinzwe umutekano barababona maze barabirukankana, abandi biruka bisekera nk'abari gukina rwose. Biba ari ibihe byiza bombi bari kugirana batazibagirwa. Umubano wabo watangiye kugaragarira n'inshuti zabo bigana. Umunsi umwe bombi bari kumwe, Tessa yabonye Hardin hari ibintu ari kwandika mu gakaye, abashaka kureba ibyo ari byo, ariko undi aramwangira mu rwego rwo gutebya. Bidatinze batangiye kurebana bidasanzwe, bitunguranye mama wahita akingura umuryango abagwaho bameze nk'abenda kuryamana. Byaramurakaje cyane, atangira kubatunganya, anashinja amakosa uwo bari kumwe ku buriri. Yumvaga Tessa agiye kwangiza ubuzima bwe kubera umuhungu. Tessa yatangiye gutongana, abwira nyina ko agomba kubaho ubuzima ashaka, atagomba kubaho ubuzima nyina muhitiyemo kubamo. Byababaje mama we cyane. Mbere kugenda abwira Tessa ko agiye kumubabariza umutima ndetse bagiye gutandukana burundu. Tessa yaganirije London uko bimeze, undi amubwira ko Hardin ubwe byamucanze, amubwira kwitondera kugira umwanzuro yafata. Hardin ajyana Tessa ahantu haba ari inshuti ya papa we, haba ari heza cyane rwose, ni mu Butaliyani. Hardin asaba Tessa ko bakwibanira maze bakaguma aho hantu. Nyina aba yaramwirukanye, birumvikana ko Hardin aba agomba kugira icyo akora. Bombi batangira kwibera muri iyo nzu ndetse bakagira ibyishimo mu rukundo rwabo. Bamara n'igihe cyabo bishimye, baseka banatembera rwose bakishimisha bihagije. Batemberanye ahantu henshi ku buryo Hardin atiyumvishaga ko yatsindiye umutima wa Tessa burundu. Yumvaga adakwiriye gukundwa n'umukobwa mwiza cyane nka Tessa, gusa undi ntacyo byari bimubwiye kuko yaramukundaga cyane. Baje kujyana mu birori by'ubukwe bwa papa Hardin ndetse na mama London. Bombi bahuye na mama wa London witwa Karen ndetse na papa wa Hardin, bababwiye ko bishimiye kubona Tessa, ariko Hardin we yababazwaga cyane no kubona papa we ari kumwe n'undi mugore, ariko Tessa akamuturisha. Papa Hardin yafashe ijambo, atangira kubwira abantu bose bari baraho. Nubwo papa Hardin yamutakagizaga, undi yabwiye Tessa ko uyu papa wari kubona atandukanye na papa bakuranye. Yatangiye gusobanurira Tessa uko ibintu bimeze, amubwira ko umunsi umwe mu iduka papa Hardin yigeze guserera n'abantu. Abo bantu maze bakaza kugaruka baramutera maze bica mama we,
papa we ntiyashobora kugira icyo akora ngo bahagarike. Nyuma gato batangiye kubyina bombi barebana mu maso. Bagiye mu cyumba, Tessa yemera ko bakora ibyo bashaka byose. Umunsi umwe Molly aba ari kurebana ishyari Tessa maze agatangira kumubaza ku by'umukunzi we. Aba ashaka kumenya byinshi kuri Harden, ariko Tessa amwima amakuru ahagije kuri Harden. Nyuma Molly aza kwandikira Harden message ituma Tessa akeka ko Harden na Molly bashobora kuba bamuca inyuma. Ubwo amusaba kumubwira ibyo amuhisha, Harden amubwira ko ntacyo amuhisha ndetse amusaba kumwizera cyane. Aba ari mu gihirahiro ategereje ko Harden amuhamagara. Hari umwe mu nshuti ze umuhamagara akamubwira ahantu bahurira ngo agire byinshi amubwira kuri Harden. Yinjira mu modoka agasangamo umusore witwa Jed akamubwira ko ashobora kuba ari gukunda umuntu buhumyi. Asanga Stephen n'inshuti ze, akaba ari nabwo yatangiye gutekereza ko Harden babana mu buzima bwo hanze y'ishuri gusa, ariko mu kigo atajya mwiteza. Molly amenya ko hari ibyo Tessa atekereje ariko aba yibeshye. Ahita amwereka video y'umunsi Tessa yahuraga na Harden bwa mbere ubwo bakinaga umukino wa Truth or Dare. Icyo gihe Harden yari yategetswe ko agomba gutuma Tessa amukunda, byamara kubaho akabihagarika. Kwakira ibyo yabonye byaramugoye cyane maze arababara bikomeye. Harden yamubwiye ko ariko byagenze koko, gusa amubwira ko kumukunda bwo amukunda by'ukuri. Yahise agenda ababaye cyane kuko yumvaga atazongera na rimwe kumarana umwanya na Harden. Tessa aba yumva asigaye wenyine ndetse agiye kuba mu irungu ryinshi. Yasubiye mu rugo kwa nyina maze ahura na mama we aramuhobera. Ntiyashakaga kubwira mama we ibyamubayeho, gusa yamusabye imbabazi. Tessa yahisemo gukomeza urukundo rwe na Noah ndetse ajya kumureba. Yamubwiye ko atigeze agambirira na rimwe kumubabaza, undi we nta kibazo yabigizeho maze batangira guseka barishima. Tessa yasubiye kuri university maze atangira kwandika email asaba guhindura ishami yari yarahisemo ryo kuziga ekonomi akazakomereza mu ishami ry'icyongereza nk'iryo London yari yarahisemo. Harden nawe aba ari mu gahinda kenshi cyane ko kuba yaratandukanye na Tessa, agahora yibuka ibihe byiza bagiranye. Nyuma Tessa aza gutumirwa muri interview yo guhabwa stage muri Vince Publishing. Tessa aba yicaye aho abandi bicara maze ahabwa ibaruwa n'umwarimu yari iturutse kuri Harden amubwira ko ibi harimo bimugoye cyane. Tessa yanabonye ko ubwo Harden yabaga ari gushushanya akanga kumwereka ibyo ari gushushanya, yabaga ari gushushanya amafoto ye. Yanabonye inyandiko za Harden avuga ko yanditse inkuru nyinshi zivuga ku rukundo, avuga ko yari azi ko urukundo ari ibintu umuntu wese ashobora kwishyiramo, kugeza ubwo yahuye na Elizabeth Bennet we ngo ntiyigeze akeka ko yari kumukunda burundu nk'uko byamugendekeye. Uwo Elizabeth Bennet yashakaga kuvuga yari Tessa. Yasoje asaba Tessa imbabazi maze Tessa yongera kubaza Harden umuntu yaba yarakunze kurusha abandi mu isi. Harden yasanze uwo muntu nta wundi ari Tessa. Inkuru yacu nahirangiriye, kora subscribe maze ujye ubana natwe mu zindi nkuru nziza za filime turi kubategurira.